Yesu ashimwe. Reka muri kano kanya dutangire dusenga Imana. Turashimira Imana umwanya tumazemo kuramya no guhimbaza, ndetse twagize ibihe byiza byo kwihana, twagize ibihe byiza byo kongera gusabana n'Imana no kuririmbira umwami wacu. Muri kano kanya tugeze mu mwanya w'ijambo, tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ingoma za kabiri, ibice 6. Kino gice turaza kugisoma hafi ya cyose, ariko turagenda dusimbuka imirongo imwe n'imwe kugira ngo dushobore gukoresha igihe. Reka rero dusengera ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, turagushima kuko wabanye natwe umwanya tumaze imbere yawe, tukuramya tuguhimbaza izina ryawe mwami, rihabwe icyubahiro, rishyirwe hejuru. Muri kano kanya tuje imbere yawe ubwoko bwawe. Data, duciye bugufi imbere y'ijambo ryawe, uko ijambo ryawe niryo ryaremye isi, niryo ryashyizeho imfatiro z'isi, niryo ryashyizeho ikirere. Ijambo ryawe niko kuri, niwo mucyo, niryo tabaza kandi nibwo bugingo. Natwe twararyumvise, turaryizera, turyakira mu mitima yacu, rihinduka itabaza rimurikira ibirenge byacu, ryatubereye ubugingo ndetse ryatubereye isoko imara inyota. Niyo mpamvu mwami dukunda ijambo ryawe ku manywa na nijoro, mu gitondo na nimugoroba. Turaryizera kandi turaryiringira ndetse turigenderamo. Twemerera muri kano kanya ijambo ryawe ryongere rigira imbaraga hejuru y'ubuzima bwacu. Reka ijambo ryawe rikize imitima yose yari yihebye. Reka mwami wumve gusenga kwa buri wese yasengeraga imbere yawe. Reka mwami mu ijambo ryawe uvugane n'ubwoko bwawe. Mu ijambo ryawe ukize imitima y'abana bawe. Mwami abadukurikiye, abatwumva, natwe tuvuga, twese hamwe duciye bugufi imbere yawe, kugira ngo mwami tube muri presence yawe. Ukubaho kwawe gutwikire buri wese. Imigisha ivuye imbere yawe ijye ku buzima bwa buri wese mwami. Urakoze ukumva gusenga, urakoze kugira neza. Ishimwe n'icyubahiro byawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Reka dutangire, turahera ku murongo wa mbere, ariko turaza kugenda dusimbuka, turaza gusoma n'imirongo imwe n'imwe, kubera ko iki gice ni kirekire cyane. Turamutse dusomye dore ku murongo wa mbere kugeza ku wa nyuma, umwanya warangirira aho ngaho, ariko turagenda dupikingamo imirongo imwe y'ingenzi. Reka dusome mu izina rya Yesu. Salomo ahera ko aravuga ati, Uwiteka yavuze ko azaba mu mwijima w'icuraburindi, ariko nakubakiye inzu yo kubamo, aho uzatura iteka ryose. Haleluya. Icyo Salomo yarimo kuvuga ahangaha, yari amaze kuzuza inzu y'Uwiteka. Aravuga ngo Uwiteka yavuze ko azatura mu mwijima. Iri jambo gutura mu mwijima bivuze kwihisha. Ni ukuvuga ngo ubundi Imana mu bumana bwayo ntabwo ijya yiyereka abantu. Ibaho itagaragara, ariko igakora ibintu bigaragara. Yahamagaye Mose aramubwira ngo genda mu gihugu cy'Egiputa, uvane Abisirayeli, nzabana nawe, nzagendana nawe, nzakorana nawe. Mose ageze mu gihugu cy'Egiputa, ni ukuri yabonye ukuboko kw'Imana pe. Yagendanye n'Imana umunsi ku wundi, ariko yagendanaga n'Imana atareba, ahubwo yabonaga imirimo yayo. Yabonaga ibitangaza byayo, yabonaga amazi ahinduka amaraso, akabona inda ziza. Ibyo Imana imubwiye gukora ikabikora, ibyo Imana imubwiye kuvuga akabivuga kandi bikaba. Ariko mu kuri ntabwo ari bwabone Imana agendana nayo ngo irasa n'umweru, ni ndende, ni ngufi, irasa na zahabu, imeze gutya. No, ntabwo ari bwayibone. Na Yesu ubwe yaravuze, aravuga ngo nta muntu n'umwe wigeze ubona data keretse uwamanutse ava mu ijuru. Niwe yivugaga, yavugaga ati jyewe ubwanjye jyenyine gusa ni jye wabonye data, ni jye uzi ishusho ya data, ni jyewe uzi uko data ameze, nta wundi. Kandi aho Yesu yabivugaga ryari? Nyuma y'Aburahamu, nyuma y'aba Mose, nyuma y'aba Dawidi, nyuma y'aba Eliya, bari bakozi Imana bose babayeho. Nta n'umwe wigeze abona ishusho y'Imana. Rimwe Abisirayeli bigeze kugumukana, Mose amubwira ngo natwe turashaka kujya kureba iyo Mana. Uruzi ukatubwira ngo wavuganye n'Imana, wahuye n'Imana, natwe turashaka kujya kureba iyo Mana. Mose arababwira ati it's okay, nta kibazo, reka ngenda nyibabwire ko mushaka kuyireba. Mose aragenda abwira Imana ati Abisirayeli bashaka kuhura nawe, bashaka kukubona. Imana amubwira genda babwire bitegure nyuma y'iminsi 3 bazaze duhure. Umunsi wa 3 ugeze, Abisirayeli baza ku musozi wa Sinayi. Bakizamuka, bataranazamuka bakiwegera,
imirabyo irarabya, inkuba zirakubita, isi hinda umushyitsi, habaho nyamugigima, ibitare biramenagurika. Baravuga bati umva Mose, turakwinginze genda ubonane nayo, uvugane nayo, ibisigaye uzagaruka utubwire. Rwose rero umunsi wa none tujya kukubwira ngo Imana ngo turashaka kwibona, ngo turashaka kuyumva. Oya, jya ugenda uvugane nawe, ubonane nayo, ibyo uzatubwira tuzabyakira uko, tuzabibona uko nguko. Ntabwo bigeze bashobora kugera aho Imana iri. Bigeze mu gice cya 33 cyo kuva, Mose aricara abwira Imana avuga ati Imana, oya kamemu nawe, nibyo koko narabonye ijuru cyaka umuriro, narumviye mission wampaye, narayikoze, abise narabazanye, nabonye Farawo aneshwa, nabonye ibintu byinshi cyane byakozwe n'ukuboko kwawe, narakubonye mu buryo, nabonye imirimo mu buryo buhagije, ariko ndashaka nawe ubwawe kukubona menye, kuko urumbwira genda ukora gutya ariko sinjyamenye ngo njyanye nande, ndakorana nande, ndavugana nande, sinjya mubona, ndakwinginze unyiyereke. Mana amubwira ati ibyo koko uvuze nibyo, nzakwiyereka nta kibazo, ariko sinakwereka amaso yanjye, nzaca imbere yawe nkwereka ibitugu byanjye, ubundi ngukinga ikiganza mu maso, kuko umbonye wapfa, ntabwo ushaka kumbona wambaye no mubiri ngo ubeho. Uwo niwe muntu wenyine gusa washoboye kugerageza kubona agace gato k'umubiri w'Imana, nawe yabonye mu bitugu. Sinzira ubundi tugendeye ku bantu, ibitugu by'abantu byose birasa. Ubundi kugira ngo bashobore kwidentify umuntu bareba mu maso, utarebye mu maso nawe ushobora kumenya umuntu ni runaka. Noneho nta nubwo mubanye no mu mugongo hose, basi ngo urebe kuva ku mutwe kugera ku birenge, agace gato, fata agapariti gato ko mu bitugu, ugafate ugakate ku ifoto, by'ukuri tubwizanije ukuri. Uyu muntu ushobora kwamenya ngo ni kanaka cyangwa ni kanaka, ntibishoboka. So uko nguko rero niko yabonye Imana. Rero Salomo amaze kuzuza urusengero aravuga ngo Mana, uravuze ngo uzaba mu mwijima, uzaba ahantu hatagaragara, ahantu nta muntu ushobora kukubona, ahantu nta muntu ushobora kwegerana nawe, ariko nubwo bimeze gutyo, jyewe nkubakiye inzu uzuyituremo. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo Salomo yararenze kuri gahame ryo kuvuga ngo Imana izaba aho abantu batayibona, aho abantu batagera, aho abantu batayishyikira. Avuga ngo noneho ubu ngubu jyewe nubatse inzu yawe, uri buzukururuka ukabamo. Ubu ibyo kuba mu mwijima n'abantu batagaragara, ndashaka ko birangirana n'uyu munsi. Ndashaka guchanginga history, ndashaka guhindura amateka. Haleluya. Hari abantu muri iyi si bajya bahindura amateka, bagafata ibihe bakabihindura, bakabiha ikindi cyerekezo. Uko babisanze nuko basanze byubatse, nuko basanze bimeze, bakabicenjinga, bakabiha ikindi cyerekezo. Nubwo kugeza ku gihe cya Salomo, Imana yabaga mu mwijima, ariko Salomo ahindura ibihe, ahindura principe, ahindura ayo mahame. Aravuga ngo uhera uyu munsi ntabwo uzongera kubaho mu mwijima, ahubwo uzabaho mu nzu nakubakiye. Naho ngaho amateka yatangiriye yuko dushobora kubaka urusengero rw'Imana, Imana ikazikarubamo, ukinjira mu rusengero ugahura n'Imana. Yuko ushobora gushyira icyumba cy'amasengesho mu rugo iwawe, Imana ikazikakibamo. Ubundi mbere Imana yabagaho mu mwijima, yabagira ahantu abantu batazi. Ntawe wagazi ngo Imana ndayisanga aha, Imana ndayikura aha, Imana ndayibonera aha ngaha, nimba mbabaye ndayisanga aha, nimba afite agahinda ndayisanga aha, nimba afite ishimwe ndayisanga aha. Ni ukuvuga ngo yari mu mwijima ahantu hatagaragara. Ariko Salomo ahindura icyo kintu. Uyu munsi hano niyo duhaguruka tuvuga ngo tugiye gukora amaproje yo kubaka insengero, tugiye gushyira urusengero ngaha, tugiye gushyira inzu y'Imana ngaha, tugiye gukora. Ni ukuvuga ngo ni umugabo witwa Salomo wacenjinze ibihe, ashyiraho ikintu kitari kiriho, abivanye muri se Dawidi. Haleluya. Turaza kubibona. Nagira ngo nkubwire ngo nawe urafite guhindura ibihe, urafite guhindura amateka. Si ngombwa ngo ibintu kwa bisanze tradition bigume uko nguko, hereditary, no, hagomba kubaho impinduka. Wasanze umuryango wawe umeze uku,
nta muntu umwe ujya ukora ubukwe mu muryango wawe, ugomba guhindura ibyo ngibyo. Wasanze umuryango we nta n'umwe wubaka inzu ngo ayibemo, bose bamunkodeshanya. Ugomba guhindura ibihe, ugashyiraho undi murongo abazakurikira bakurikiza. Haleluya. Abakunda Imana murimo kunkurikira, abari kuri YouTube, abari ku mbuga zacu, abari hirya no hino murimo mukurikirana ijambo ry'Imana, nayo nkubwire ngo si byiza ko ibihu bisiga uko wabisanze. Si byiza ko ibintu ubisiga uko wabisanze. Ni byiza ko ugomba gukora ikintu gihindura ibintu. Haleluya. Turi abantu tugomba guchallenginga ibihe, tukavuga ngo iki cyari kimeze uko, ariko natwe tukigize uko, abazakurikira bakazagenda umurongo natwe twasizeho. Yesu ashimwe. Aravuga ngo Imana yabagaho mu mwijima itagaragara. Imana yabagaho mu mwijima utazi aho wayisanga, utazi aho wayibonera, ariko jewe ku murongo akavuga ngo ariko nakubakiye inzu yo kubamo aho uzatura iteka rwose. Haleluya. Navuga ngo akuye Imana mu isi y'umwijima, akuye Imana ahantu hatagaragara, ayizanye mu nzu izaturamo iteka rwose. Umva iri jambo iteka rwose, it means forever, permanent, not temporary. Ntabwo ari iby'akanya gatoya, ntabwo ari ikintu kizo kizamara iminsi 2 cyangwa se iminsi 3, ahubwo niteka rwose. Nuvuga ngo akoze ikintu na generation y'inyuma yiwe izakurikiza. Akoze ikintu n'ibisekuru bizaza nyuma bizagenderamo. Niyo mpamvu uyu munsi duhaguruka natwe tukajya kubaka urusengero. Niyo mpamvu duhaguruka tugashyira icyumba cy'amasengesho. Niyo mpamvu duhaguruka tugashyira ahantu runaka duhurira n'Imana, tubonana n'Imana. Kandi Imana ikururuka ikahaba. Ntabwo Imana igituye mu mwijima, ahubwo Imana isiga ifite aderesi y'aho wayisanga, y'aho wayishakira, y'aho wayibonera. Kubera iki? Kubera umugabo Salomo amaze gufata Imana yikuye mu mwijima yashyize mu nzu, aho buri wese ashobora kuza agahura nayo, aho ushobora kuza kujya mukaganira nayo, aho ushobora kuza gupfukama ukayibwira. Arangisha akora iki? Reka dukomeze. Ngo umwami arahindukira aha iteraniro ry'Abisirayeli ryose umugisha. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryari rihagaze. Aravuga ati Uwiteka Imana ya Isirayeli ihimbazwe, niyo yivuganiye n'umukambwe wanjye Dawidi mu kanwa kayo, ikabisohoresha amaboko yayo iti uhereye igihe nakuriye ubwoko bwanjye mu gihugu cya Egiputa, nta mudugudu wo mu miryango ya Isirayeli yose nigeze gutoranya wo kubakwamo inzu ngo izina ryanjye riyibemo, kandi nta muntu natoranyije kuba umutware w'ubwoko bwanjye bwa Isirayeli. Ariko none ntoranije i Yerusalemu kugira ngo abe ariho izina ryanjye riba, kandi ntoranije Dawidi ngo ategeke ubwoko bwanjye bwa Isirayeli. Nuko umukambwe wanjye Dawidi yari yaragambiriye kuzubakira izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli inzu, ariko Uwiteka aramubwira ati wari ufite umugambi wo kuzubakira izina ryanjye inzu, wagize neza kuko wabigambiriye mu mutima wawe, ariko si wowe uzubakira iyo nzu, ahubwo umwana wawe uzikurira mu nda, uwo niwe uzubakira izina ryanjye inzu. None Uwiteka ashohoje ijambo yavuze, kuko mpagurutse mu cyimbo cy'umukambwe wanjye Dawidi, nkaba nicaye ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli. Nk'uko Uwiteka yasezeranye, kandi nujuje inzu nubakiye izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Niho nabonye ubutereko bw'isanduku irimo isezerano ry'Uwiteka yasezeranye n'Abisirayeli. Aherako ahagara imbere y'icyotero cy'Uwiteka, iteraniro ry'Abisirayeli ryose rihagarara rihari, atega amaboko ye. Kandi Salomo yari yararemye ikintu gisa n'uruhimbi cy'imiringa, uburebure bwacyo bw'umurambararo bwari mikono 5, ubugari bwacyo bwari mikono 5, n'uburebure bwacyo bw'igihagararo bwari mikono 5, agishinga mu rugo hagati,
agihagararaho maze arapfukama imbere y'itanu ry'Abisirayeli ryose, atega amaboko yerekeje ku ijuru, arasenga ati Uwiteka Mana ya Isirayeli, nta mana ihwanye nawe mu ijuru cyangwa mu isi, ikomeza gusohoreza isezerano abagaragu bayo no kubagirira ibambe, bagendera imbere yawe n'umutima wose. Wakomeje ibyo wasezeranye n'umugaragu wawe umukambwe wanjye Dawidi, nk'uko wabivugishije akanwa kawe, none ubisohoresheje ukuboko kwawe. Nuko rero none Uwiteka Mana ya Isirayeli, komeza ibyo wasezeranije umugaragu wawe umukambwe wanjye Dawidi, nk'uko wamubwiye uti ntuzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli imbere yanjye, niba abana bawe bazitondera mu ngeso zabo bakagendera mu mategeko yanjye nk'uko wagenderaga imbere yanjye. Nuko Uwiteka Mana ya Isirayeli, ijambo ryawe wabwiye umugaragu wawe Dawidi urihamye. Haleluya. Iri ngiri ni isengesho rya Salomo amaze kuzuza inzu y'Uwiteka, ngo arahagarara ahindukira Abisirayeli abahesha umugisha. Hanyuma arangije azamura ijwi rye warasenga, aravuga ngo nk'uko bisezanishije akanwa kawe niko bisoresheje ukuboko kwawe. Uyu munsi nagira ngo nkubwire ngaho uri hose usenga Uwiteka ubwira Imana ngo Mana, ibyo wasezeranishije akanwa kawe ubisoresha ukuboko kwawe. Tumaze igihe kinini Imana ivugana natwe, yaduhaye amasezerano mu kanwa kayo, iciye mu kanwa k'abakozi bayo, iciye mu ijambo, iciye mu buhanuzi, iciye mu nzira nyinshi zitandukanye. Ariko iki nicyo gihe kugira ngo Imana noneho irambure ukuboko kwayo. Yabumbuye akanwa kayo iravuga, ivugana nawe, ivugana nanjye, ivugana n'abakunda Imana, ivugana n'itorero ku isi, ivugana n'abayisenga ku manywa na nijoro. Uyu ni wo mwanya kugira ngo dusenge Imana, tubwire Imana ngo Mana, ibyo wavugiye mu kanwa kawe, ubwo wabumburaga akanwa kawe ugasezerana n'ubwoko bwawe, iki ni cyo gihe kugira ngo urambure ukuboko kwawe kw'iburyo usoze ibyo wavugishije akanwa kawe. Iri ribe isengesho ryawe kuri uyu mugoroba, iri ribe isengesho ryawe kuri iki gicamunsi. Ubumbura akanwa ubwire Imana ngo Mana, narumvise ibyo wavuze n'akanwa kawe, ndakeneye kubona ukuboko kwawe gukora ibyo wasezeranye n'ubuzima bwanjye. Bikubera isengesho, nanjye nicyo ngusengera kandi nanjye nicyo ngusabira muri kano kanya. Reka ukuboko kw'Imana kuramburirwe ku buzima bwawe kugira ngo gusohoze ibyo Imana yavugiye mu kanwa kayo, ibivuga ku buzima bwawe. Abafite amasezerano mvugire ngo amen. Hallelujah. Ku murongo wa 18, ariko se ni ukuri koko Imana izaturana n'abantu mu isi? Iki ni ikibazo arimo kwibaza. Ngo ariko se koko Imana izaturana n'abantu mu isi? Ni ukuri koko Imana izaturana n'abantu mu isi? Dore ijuru ndetse n'ijuru isumba yandi nturi kwirwamo, nkanswe iyi nzu nubatse. Ngo ariko wite ku gusenga k'umugaragu wawe nkwinginga Uwiteka Mana yanjye, wumve gutakamba no gusenga umugaragu wawe ngusengera imbere, kugira ngo uhore ushyize amaso kuri iyi nzu ku manywa na nijoro, n'ahantu wavuze ko uzashyira izina ryawe, ngo ubone uko ujya wumva gusenga umugaragu wawe nzajya senga nerekeye aha. Nuko ujye wumva kwinginga k'umugaragu wawe nuko abantu bawe b'Abisirayeli uko bazajya basenga berekeye aha hantu, niko ko ujye wumva uri mu ijuru, uri mu buturo bwawe ari bwo juru, kandi uko uzajya wumva ubababarire. Haleluya. Salomo aravuze ngo, atangiye yibaza ngo ariko se koko ni ukuri Imana izaturana n'abantu mu isi? Iki ni ikibazo atangiye yibaza, ngo ariko se koko ni ukuri Imana izaturana n'abantu mu isi?
nakabazo hari akabazo ko kibazaga ibingibi aravuga ngo mukuri nijuru bwaryo nturi kwirwamo kuko umwanditsi umwe yaravuze ngo ejo ni intebe y'Imana isi ni intebe y'ibirenge byayo so bivuze ngo yiri mu ijuru igicayemo ijuru hinduka intebe yicaraho gusa ariko n'amaguru yayo ntabwo ijuru ryaba intebe Imana yicaramo ngo n'amaguru byose igeme kwirwemo oya biyisaba kwicara mu ijuru hanyuma igakandagira mu isi murumva ubunini bwayo ni ngari haleluya Imana ni ngari none haribaza ngo aka kazo none nimba isi yose ari intebe y'ibirenge byawe ari ahantu kandagira ijuru akaba ariho wicara ikibazo ndimo kwibaza ni iki ngiki aka kazu kangana uku nguku katubatse no ku kilometero uzururuka ukabemo ukicaramo ugakwirwemo icyo ni ikibazo arimo yibaza ati ariko Mana hari icyo ngusaba ijisho ryawe rijye riba kuri iyi nzu ku manywa na nijoro haleluya nubwo utakururuka ngo hature ariko amaso yawe ntakave kuri iyi nzu ku manywa na nijoro ujye wumva gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe nerekeje amaso kuri iyi nzu Imana yacu ni ngari cyane Imana yacu ni nini kurenza uko bisobanura mukuri ntabwo wakuruka ngo ikwirwe imbere y'igitanda cyawe byo kugapfukamaho mu gitondo cya saa 9 z'ijoro ntabwo yakwirwa muri ako kumba ufite mu nzu muri iyo nzu yawubatse ugashyiramo akumba runaka ukavuga ngo iki ni icyumba cy'Imana ntabwo yakwirwa ni ngari cyane ntabwo yakwirwa muri ako gasengero musengeramo rimwe na rimwe na parikingi babana nto mukabara no muparika mu modoka cyangwa se mukicara icyo yakikabica ntabwo yahakwirwa ni ngari cyane kuko isi ubwayo ni intebe y'ibirenge byayo nijuru ubwaryo ntabwo irikwirwamo ngo nijuru isumbe yandi majuru Imana yacu ni ngari haleluya haleluya Imana yacu ni ngari cyane niyo mpamvu ibera ahantu hose icyarimwe kubera iki ni nini cyane ku buryo uri muri Amerika n'undi uri mu Rwanda mwese muyikoraho kimwe nuvuga ngo iyo ikandagiye ku isi ako kanya ibikandagiye muri Amerika ibikandagiye mu Rwanda ibikandagiye Bujumbura ibikandagiye muri Australia ibikandagiye muri Ocean Atlantique ibikandagiye muri Indian Ocean hose ibihari ako kanya haleluya ntibigombera ngo ibanze yimuke ntibigombera ngo birayisaba kwimuka ivaha cyangwa ijyahanga yabera hose icyarimwe ariko umva icyo Salomo yavuze ngo ijisho ryawe ribe hejuru y'iyi nzu ribe hejuru y'aha hantu ribe hejuru y'igitanda cyanjye ndyamaho ribe hejuru ya salo nicaramo ribe hejuru y'umusego ndyamyeho ribe hejuru y'icyumba cy'amasengesho mfite iwanjye ribe hejuru y'icyumba cy'amasengesho cyo ku rusengero ribe hejuru yo ku musozi kuri prayer mountain runaka sengera ijisho ryawe kugira ngo ugutwi kwawe kumve gusaba kwanjye haleluya kugira ngo umve ko Salomo avuga ijisho ryawe ribe hejuru yanjye hanyuma ugutwi kwawe kube gufunguriye ugusenga kwanjye komeza umurongo wa 22 umuntu nacumura kuri mugenzi we bakamurahiza indahiro akaza akarahirira imbere y'icyotero cyawe muri iyi nzu ujye wumva uri mu ijuru utegeke ucire abagaragu bawe imanza zitsindishiriza abakiranirwa biturwe gukiranirwa kwabo zigatsindishiriza abakiranutsi nk'uko gukiranuka kwabo kuri abantu bawe ba Isirayeli nibirukanwa n'ababisha bazira ko bagucumuyeho nyuma bakaguhindukirira bakerura izina ryawe bagasenga binginga imbere yawe muri iyi nzu
ujye wumva uri mu ijuru ubababarire abantu bawe b'Abisirayeli igicumuro cyabo, ubagarure mu gihugu wabahanye n'abasekuruza. Haleluya. Iri ni isezerano Salomo arimo kugirana n'Imana. Aravuze ngo ahari Abisirayeli bazacumura, ahari Abisirayeli bazakora ibyangwa n'amaso yabo, hanyuma ubakureho amaso. Nubakuraho amaso ababisha bazabarwanya babaneshe, ariko nibatsindwa bakibuka igicumuro cyabo, bakirukira imbere yabo, bakaza muri iyi nzu yitiriwe izina ryawe, bakihana igicumuro cyabo, bakakwinginga ngo ubagarure, uzibuka imbabazi zawe n'isezerano wasezeranye na basekuruza, ubababarire ubagarure mu gihugu cyabo. Haleluya. Icyo Salomo arimo gukora ahangaha, yarimo gushyiraho ubusabane bw'abantu n'Imana budacika. Ahari abantu bakosa, ahari abantu bakora ibyangwa n'amaso yabo, ukabahana amaboko y'ababisha babo, nibahindukira bakaza bakagusenga, uzumva uri mu ijuru, imbabazi zawe zibe nyinshi, ubagarure ubasubize mu gihugu wahaye basekuruza. Umugabo anagira ngo nkubwire ngo nimba hari icyo wakoze mu buzima bwawe kikagukura ku Mana, uko arimo guca mu bihe bigoye bikomeye kubera ko wacuma Imana ikakureka, uyu mugoroba ndakwinginze usenge, kuko hari isezerano rivuga ngo nimusenga Imana izababarira kandi bagarure. Haleluya. Imana yiteguye kuko no kukugarura, kuko iri ni isezerano Salomo yakoranye n'Imana ubwo bakiraga inzu bwa mbere. Imana igira inzu muri iyi si. Iri ni isezerano ridakuka kandi ridacika. Imana yiteguye kukugarura, gusa kondisiyo ni imwe, nuko uca bugufi ukagaruka. Salomo yavuze ngo niba kubitwa n'abisha babo nyuma bakaguhungira, bakaza biruka ati Mana tubabarire, uzumva uri mu ijuru kubatabara ubasubize igihugu. So bivuze neza ngo kondisiyo ni imwe, nuko wumva ukagenza gute, ugahungira kuwiteka. Niba ukinejejwe no ku maboko y'abisha bawe, it's okay, ariko niba wumva warambiwe, hari isezerano rivuga ngo muzahungira kuwiteka agenze gute, yigarura abasubize igihugu cyane. Murongo 26, ijuru nirikingwa imvura ntigwe kuko bagucumuyeho, nyuma bagasenga berekeye aha, bakubaha izina ryawe, bakareka igicumuro cyabo, kuko uzaba ubahanye, ujye wumva uri mu ijuru ubababarire abagaragu bawe n'abantu bawe b'Abisirayeli igicumuro cyabo, uzabigishe kugendana ingeso nziza, uvubire igihugu cyawe imvura, icyo wahaye abantu bawe ho gakondo. Hari umuntu uri munsi y'ijuru rifunze muri kano kanya. Ijuru ryawe rirafunze, ibyo ukora birafunze. Ijambo riravuze ngo nibacumura bagakora icyaha bigatuma ufunga ijuru ukabima imvura, nyuma bagataka bakaza bakakwikubita imbere bakakuririra, uzabumve ubababarire igicumuro cyabo, hanyuma ubigishe kugendera imbere yawe. Uyu mugoroba usaba Imana imbabazi, hanyuma usaba Uwiteka akwigishe kugendera imbere yiwe, ngo hanyuma uvubure imvura, ugomorore ijuru, ukingure ijuru, wongere ubasukeho umugisha. Reka nkubwire ngo isezerano rivuga ngo nubwo ijuru ryaba rifunze, hari ibyiringiro, hari icyizere cyo kongera gukingura. Haleluya. Cyo gukingura ijuru, cyo kongera kugushirizwa imvura. Ndavuga n'abantu bari munsi y'ijuru rifunze. Ijuru ryari rifunze mu kazi, ijuru ryari rifunze mu muhamagaro, ijuru ryari rifunze mu rugo, ijuru ryari rifunze muri business. Ibintu barimo gukora byose mu kubikora munsi y'ijuru rifunze. Wasengaga amasengesho yawe ntazamuke, inzozi zawe zari mbi, ubuzima bwawe bwari bumeze nabi, uri munsi y'ijuru rifunze. Ariko Salomo yabwiye Imana ngo nibaza bakagaruka imbere yawe bakagutakira, uzumva uri mu ijuru
ubabarire ibicumuro byabo, wongere ukingure ijuru, usuke imvura ku buzima bwabo, bongere bahinge basarure, bongere bagire umusaruro mu buzima bwabo. Iki ni igihe cyo kugira ngo wongere utakire Imana, wongere uririre Imana, wongere uhamagare Imana, utakire Imana ku bw'ijuru ryawe rifunze, kuko nubwo ryaba rifunze ku bw'ibicumuro byawe, Imana yiteguye kukubabarira. Imana yiteguye kuguha imbabazi. Imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose. Dawidi yaravuze muri Zaburi 103 avuga ngo nk'uko iburasirazuba hitabuye iburengerazuba, ngo niko imbabazi z'Uwiteka zingana. Ngo nk'uko ijuru ryitabuye isi, haleluya, ngo niko yasize kure gukiranirwa kwacu. Satani ntakubeshye ngo akubwire ngo waracumuye, wari ubikurangiriyeho, ngo akubwire ngo wari wakoze icyaha, ubu ngo nta mahirwe ugifite, ngo ubu ngubu rero waraguye, wagiye mu ntege nke, ubu ibyawe byararangiye. Rero kuko utashoboye gusenga aya masengesho, nta byiringiro bigihari. Kuko utashoboye gukora bya bindi, nta mahoro agihari. No, isezerano ravuze ngo nibacumura ugafunga ijuru ariko bakagaruka, uzumve gutaka kwabo, ubagirire imbabazi, wongere ukingure ijuru. Icyo Imana igushakaho ni kimwe gusa, garuka wongere uyikubite imbere, uyiririre, yiteguye gukingura. Haleluya. Mwanditsi yaravuze ngo ntihorana uburakari iteka. Haleluya. Ntabwo irakara iteka, imbabazi zawe zisumba isi. 28. Inzara nitera mu gihugu, cyangwa mugiga, cyangwa kurumbya, cyangwa gikongoro, cyangwa inzige, cyangwa kagungu, cyangwa ababisha nibabagotera mu gihugu kirimo imidugudu yabo, nubwo hatera ibyago cyangwa indi ndwara yose, maze umuntu wese nagira icyo asaba cyose yinginze, cyangwa abantu bawe b'Abisirayeli bose, uko umuntu wese azajya yimenyaho indwara ye n'umubabaro we kubwe, akarambura amaboko ye yerekeye iyi nzu, ujye wumva uri mu ijuru ariryo buturo bwawe, ubabarire, witure umuntu wese ukurikije ibyo yakoze byose, wowe uzi umutima we, kuko ari wowe wenyine uzi imitima y'abantu, kugira ngo bakubahe bagendere mu nzira zawe iminsi bazamara yose mu gihugu wahaye basokuruza bakiriho. Haleluya. Ngo inzara nitera mu gihugu, mugiga igatera, kagungu igatera, ibyorezo bigatera, abantu bitiriwe izina ryawe bakaza. Ahangaha birimo biravuga, atangiye avuga muri rusange. Igihugu gishobora kugerwaho n'ibyago, example nko corona yaje igatwikira isi yose, bishobora kuza bireba igihugu kimwe, ishobora kuza ari mugiga ubwo ngarimo kuvuga indwara, kagungu, ni za peste zitera muri agriculture, bwa bukoko butera abahinzi bukangiza imyaka igapfa, icyo gihe abantu ntibasarure. Murabizi ari igihe kimwe inzige zigeze gutera no muri East Africa, bitera ubwoba bwinshi. Uganda, Kenya byari ibibazo bikomeye cyane, nyumanza zarakomeje ziga Kongo, kubw'amahirwe ntizinjira mu Rwanda, ariko naho zari zaciye bagerageje kuzirwanya zirahagarara. So ibyo rero bibaho ibyorezo biratera, za kagunga arizo za peste zo muri agriculture ziratera, icyorezo izuba riraza rigacana, imvura iraza igasenya ibintu. So ibyo ni ibintu bijya biza bireba igihugu muri rusange, bireba societe muri rusange, bireba akarere muri rusange, cyangwa se bikaza byibasiye isi muri rusange. Avuga ngo ibyo niba byabayeho abantu bagahuza umutima,
bakaza bagasenga bagatakira izina ryawe bakakwinginga ngo utabare ujye wururuka utabare kuko ibyo ngibyo bishobora kuba nta n'icyaha cyabayeho cyangwa se abantu bamwe bakoze ibyaha abandi batakoze ibyaha ibyo bikaza bishobora no kuzaho ko ari ibiza tu cyangwa se ko ari ibimenyetso by'ibi ariko aravuga ngo nihagira abantu bahaguruka bagatakira izina ryawe uzumva uri mu ijuru wururuke utabare. Haleluya. Wururuke ubagire neza. Arangije arigarura aravuga ati byashoboka yuko abantu 100 miliyoni 10 zituye igihugu bose batazabyumva kimwe. Byashoboka ko abantu 500 batuye mu mudugudu batazabyumva kimwe ngo bahaguruke baze bajye hamwe basenge bakwinginge kugira ngo batabare. Byashoboka ko n'abari mu nzu babana ari umuryango w'abantu 10 ahari bose batazabyumva kimwe ngo bahaguruke baze bagusenge. Ariko noneho umuntu we ku giti ciwe, haleluya, umuntu ku giti ciwe nahaguruka akaza imbere yawe akagusenga akakuririra uzamwumva uri mu ijuru. Haleluya. Umuntu ku giti ciwe nakumva nagerwaho n'ibi byaga akaza akagutakira, please umva gusenga kwiwe umutabare umurengere umugirire neza. Niyo mpamvu nubona ibyago biteye, nubona korona nk'uko kuyasaza n'ibindi byorezo byaje, nugira amahirwe ukabona abantu musengana muri timu, Imana ihabwa icyubahiro. Ariko nutababona, please jya imbere y'Imana usenge utakira Imana uhamagara Imana, Imana izakumva ikurengere. Akomeza umurongo wa 32, kandi by'umunyamahanga utari uwo mu bwoko bwawe bwa Isirayeli naza aturutse mu gihugu cya kure azanywe n'izina ryawe rikuru n'amaboko yawe akomeye n'ukuboko kwawe n'ukuboko kwawe kwagirije, nibaza basenga berekeye iyi nzu ujye wumva uri mu ijuru ari bwo buturo bwawe. Umarire uwo munyamahanga ibyo agutakambiye byose, bitumye amaboko yose yo mu isi, bitume amoko yose yo mu isi amenya izina ryawe, akubahe nk'uko ubwoko bwawe bwa Isirayeli bukubaha, kandi bamenye yuko iyi nzu nubatse yitwa iy'izina ryawe. Abantu bane batabara bakajya kurwana n'ababisha mu nzira yose uzabagabamo, maze bakagusenga berekeye uyu murwa watoranije n'inzu nubakiye izina ryawe, ujye wumva gusenga kwabo no kwinginga kwabo uri mu ijuru, ubarengere mu byo bazaba barwanira. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuze ngo n'umunyamahanga uzaturuka kure akaza yiruka, afite umutima wabaye, afite agahinda, afite ubuzima bugoranye, afite ibibazo bitandukanye, akaza akikubita imbere yawe akakwinginga, Mana uzamwumva uri mu ijuru, kugira ngo n'amahanga amenye izina ryawe. Iyi niyo mpamvu Imana ikorera ibitangaza n'abantu badakijijwe, n'abantu batazi Imana. Kubera iki? Samasi nawe ngo n'umunyamahanga. Icyo gihe yavugaga abanyamahanga, yavugaga abandi baturutse mu yandi moko batarabisirayeli, ariko umunsi none bivuze abanyamahanga n'abantu batarakumwa Yesu n'umucunguzi. Umuntu utarakumwa Yesu n'umucunguzi ni umunyamahanga. Rero iri sengesho Salomo yasenze aravuga ngo uzumva abakijijwe wumve n'abadakijijwe, kugira ngo nawe bamenye yuko uri Imana ihambaye, isumba byose, itegeka byose, iri hejuru ya byose. Imana dusenga isubiza n'abapagani, isubiza n'abantu batazi izina ryayo, isubiza n'abantu batiyiriza, badasenga, batazi,
ariko iyo bahagurutse bakavuga ngo Mana turengere, Mana dutabare, Mana dufashe, Imana mu ijuru ikabatabara kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro no mu batayizi, no mu batayubaha. Haleluya. No mu batarayimenya izina ryawe rihabwe icyubahiro. Akomeza avuga ngo byashoboka yuko bitazorohera umuntu kuza no mu rusengero. Hari ibihe bizabaho abana bagahaguruka bakajya mu rugamba. Niba haguruka bakajya mu ntambara bahanganye n'abisha babo, ntabwo byashoboka ko bazana mu rusengero ngo baze kugusenga. Ariko bazaba bari ku rugamba bagahindukira bakareba uyu murwa, bagize bakavuga ngo Mana aho uri mu ijuru turengere dutabare, uzumva uri mu ijuru uri kubarengere. Yesu ashimwe. Ibi ngibi bihita biguha garanti yo gusenga uri muri bisi urimo ugenda, wicaye muri twe, wicaye mu ndege, uri mu bwato mu nyanja, uri mu isoko, uri muri business urimo gucuruza, aho uri hose urashobora guhamagara Imana ikakumva, ikagusubiza kandi ikagutabara. Haleluya. Reka turimo tugana ku musozo. Reka dusimbuke tujye ku murongo wa 40 kugira ngo tugane ku musozo kubera igihe kirimo kitujyana. Ndavuze ngo nuko Mana yanjye ndakwinginze, amaso yawe arebe n'amatwi yawe yumve ishengesho rwose risengerwa aha. Nuko rero none Uwiteka Mana, haguruka winjire mu buruhukiro bwawe, wowe ubwawe n'isanduku y'icyubahiro cyawe. Abatambyi bawe Uwiteka Mana bambikwe agakiza, abakunzi bawe benererwe, abakunzi bawe banezerwe amahirwe. Uwiteka Mana, ntiwime uwo wimikishije amavuta, ujye wibuka imbabazi wagiriye umugaragu wawe Dawidi. Amen. Haleluya. Ntiwime imbabazi uwo wimikishije amavuta. Uyu munsi wa none Imana ntikwime imbabazi. Uyu mugoroba Imana ntikwime imbabazi. Imana ntikwime gusenga. Imana ntikwime ibyishimo. Imana ntikwime umunezero. Imana isubize gusenga kwawe. Imana ikingura ijuru ryawe ryari rifunze. Imana ikubabarira ibicumuro byawe. Imana ikugarura imbere yayo. Imana yururuke iturane nawe, ibe mu nzu yawe, ibe mu rugo rwawe, ibe mu rusengero usengeramo, ibe ku musozi uyishakiraho. Ahantu hose ushakira Imana, ahantu hose ujye ushaka Imana, Imana ihabe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Nuzamuka ku musozi Kanyarira ugiye gusenga, Imana ihagusanganire. Nupfukama imbere y'igitanda iwawe, Imana ihagusanganire. Nujya mu cyumba cy'amasengesho, Imana ihagusanganire. Nujya imbere y'igitanda, Imana ihagusanganire. Nupfukama muri saro, Imana ihagusanganire. Muri mu modoka uri mu gihe kazi cyangwa ukavaho, Imana igusanganire. Aho uzahamagara izina ry'Uwiteka, Imana ikumve. Haleluya. Ndinginga Imana Israel kugira ngo yumve gusenga kwawe, ikumvire mu nzira zawe zose, ikumvire uburyo bwose uyishaka. Uri muri office, wicaye imbere ya computer, urimo guhamagara Imana yumve gusenga kwawe. Uri mu rubanza uhagaze mu rukiko, Imana yumve gusenga kwawe. Uri muri gereza, Imana yumve gusenga kwawe. Uri kwa muganga uryamye ku gatanda, Imana yumve gusenga kwawe. Wicaye kuri moto ugenda, Imana yumve gusenga kwawe. Uteze igare, Imana yumve gusenga kwawe. Utwaye ingorofani, utwaye mukokoteni, Imana yumve gusenga kwawe. Aho uri hose, aho uhagaze hose, wicaye mu bukwe, Imana yumve gusenga kwawe. Ndasenga Imana kugira ngo ijye gusanganira aho yihamagariye hose. Uri mu ntambara z'uburyo butandukanye, Imana yumve gusenga kwawe. Uyu mugoroba ijuru ryawe ryari rifunze, Imana irifungure. Reka dusenga Imana mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, turagushimira ubuntu bwawe, turagushimira ko abanye natwe muri aya materaniro, turagushimira ijambo ryawe uduhaye,
turagushimira imbabazi zawe zihoraho igitondo n'umugoroba, turagushimira abantu bawe mwami bakurikiranye ijambo ryawe, turakwinginze ngo ubaho umugisha wawe, urambure ukuboko kwawe kandi wumve gusenga kwa buri wese. Dusengeye mwami umuntu wese wari munsi y'ikirere gifunze, uyu munsi gifunguke. Umuntu wese imigisha yari yarafunze, umuntu wese akazi kari karapfuye, umuntu wese business yari yaranze, abantu bari bicaye batazi aho bakwiriye kujya, batazi icyo bakwiriye gukora, mwami bakingurire. Abarimo bahangana n'ibyorezo, Uwiteka ubarengere ubatabare mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye. Umugisha ubwoko bwawe, umugisha abantu bose twabanye nabo, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen.